Yes ashimwe cyane mwene data, guhaye ikaze kuri Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Yes ashimwe, ndakwakiriye uyu munsi kandi Imana ikumera umugisha ko ukomeje kuba umukunzi w'ijambo ry'Imana wa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira uko warushaho kumenya Imana. Mwene data, ejo twasanze ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Dukuramo amagambo abiri, dukuramo ko kumenya Imana bigiye kudufasha gukomera kandi bikadufasha gukora iby'ubutwari. Uyu munsi ndashaka kukubwira uko wamenya Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16:14 hari ijambo rivuze ngo umugore witwa Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Tuwatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Paul yavugaga. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kukubwira kandi turifashisha inkuru y'uyu mugore witwa Rudiya. Turi kuvuga ku ijambo ryitwa kumenya Imana. Uyu mugore witwa Rudiya ngo yari umucuruzi, ngo waguraga iriya myenda yitwa imihengeri, ngo ariko ikintu gikomeye ku buzima bwe yubahaga Imana. Hanyuma ntago bishoboka ko wamenya Imana udafite muri wowe ishyaka ryo kuyubaha. Ibyo byo ntago bishoboka. Ariko icyo nshaka kukubwira cyane nuko uyu mugore wubahaga Imana, intambwe ya kabiri ngo yari ari ahantu hasengerwa. Yesu ashimwe cyane. Iyo uzamutse umurongo wa 14 ho hejuru, Bibiliya iravuga ngo Paul ngo aravuga reka dusohoke hanze y'umudugudu gato turebe ko hari ahantu baba basengera. Uyu mugore yakundaga kuba ahantu bavuga Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rya mbere yari umugore wubaha Imana, ijambo rya kabiri yakundaga amateraniro y'abera. Yesu ashimwe. Rero intambwe ebyiri zibanza zagufasha kumenya Imana nuko ugira ishyaka ryo kubaha Imana. Ushobora kubona muri wowe utarayubaha kubera intege nke Imana ikiri mu rugendo rwo kukwezaho, ariko ukaba ufite ishyaka ryo kubaha Imana. Mwene data, intambwe ya kabiri ngo uyu mugore ngo yari ari ahantu bavuga Imana. Ndakwifuriza kujya ukunda kuba ahantu bavuga Imana. Ibizi ni intambwe ebyiri z'ingenzi zagufasha kumenya Imana. Ariko ikintu gitangaje kandi ndongeraho uyu munsi ndashaka kukubwira ko Imana ubwayo niyo ikwigisha kuyimenya. Haleluya. Ngo uyu mugore ngo yubaha Imana, ari ahantu hari kuvugirwa Imana, ngo Imana yugurura umutima we. Haleluya. Ijambo riranejeje cyane. Ngo Imana yugurura umutima we, ngo yita ku byo Paul yavugaga. Haleluya. Imana niyo igomba gufungura umutima wawe, niyo igomba gufungura ibitekerezo byawe kugira ngo ikwigishe kuyimenya. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ntago amakuru amenyekanisha Imana ari inyuguti usoma nyinshi cyane. Ntabwo ari amagambo y'abantu b'abahanga bazi kuvuga ku Mana. Oya, birenze ibyo ngibyo. Amakuru y'Imana angana n'ubuzima bwayo. Amakuru amenyekanisha Imana ni ubuzima bw'Imana uhishurirwa kandi ukabuhabwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wishurirwa ni igikorwa gikorwa n'Imana. Aya makuru rero ni ubuzima. Yesu ashimwe. Aya makuru ni ubuzima, ntago ari inyuguti, biruta ibyo ngibyo. Ntago ari abamotiveta speaker wirirwa wumva, biruta ibyo ngibyo. Ni ubuzima bw'Imana uhishurirwa kandi ukabuhabwa ukabubaho. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko kumenya Imana ni urugendo rw'ubuzima bw'iteka. Hari igihe umuntu yicara akumva amakuru amaze guhabwa angana n'uko angana, akagira ngo angana n'Imana ayo makuru. Oya. Kumenya Imana ni ubuzima bw'iteka, ni urugendo rw'ubuzima. Aho ugeze, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo umaze kumenya ni bikeya ukurikije ibyo ukeneye kandi ugomba kumenya. Niyo mpamvu umutima witeguye kwakira kumenya Imana ni umutima uciye bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitambo n'amaturo ntago nabishimye, ngo ariko icyo nashimye ni umutima umenetse. Reka nkwibutse, igihe kimwe Imana ngo yararebye, ngireba mu gihugu cyose ishaka umuntu uzaba umwami. Ngirangije ibona umwana w'umusore muto witwa Dawidi. Iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Haleluya. Mbonye umuntu wabasha kubana nanjye nkabana nawe, nkumva nishimiye kuba mu mutima we. Amakuru abasha ahantu Imana ibasha gutwara ubuzima bwayo, Imana ikakwihishurira. Ni ahantu mu mutima uciye bugufi mwene data. Ni umutima ushaka kwiga kumenya Imana. Ni umutima ufite inyota n'inzara byo kumenya ibyisumbuye ibyuzi. Haleluya.
hari igihe hari abantu tubana nabo muri sosiyete akavuga Imana ukumva ashyizeho akadomo. Iyo ni Imana ingana nawe, iyo ni Imana ubashe kuvuga ingana n'uko ungana. Ariko amakuru yo kumenya Imana ni urugendo rw'ubuzima bw'iteka. No muri uyu mubiri tuzavamo tujye mu bwami bwayo, twongere kumenya iby'ijisho ritarabona, twongere kumenya iby'ugutwi kutarumva. Haleluya. Rero ni ngombwa cyane ko umuhamagaro wo kumenya Imana ufungura umutima wawe ukagenda urugendo rw'iteka rwo gukomeza kuba umwigishwa. Haleluya. Hanyuma rero ndakwifuriza ko umenya Imana, ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera ngo bazakora ibintu by'ubutwari. Mwene data, twinjiye mu bihe bigoye. Ubutumwa bw'Imana bwahindutse uburyo bwo gukarisa amarangamutima yacu kugira ngo tubashe kugira moral, ariko iteka ryose tukisaka tukibonamo ubukene bw'Imana. Itorero ryinjiye mu gihe. Mwene data, uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, it's youth time revival. Iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo wicarane n'Imana uyibwire ngo nyigisha ko kumenya Imana, kuko uru rufunguzo rwitwa kumenya Imana ruraza gusiga ubuzima bwawe bukomeye, ngo bazakomera, ngo bamare gukomera bakora iby'ubutwari. Hari amasezerano azafungurwa no kumenya Imana, hari urwego rw'umuhamagaro w'imbaraga ruzafungurwa no kumenya Imana. Byari bitangaje kubona Imana ihamagara umwana mutoya mu gihugu cyose, ikamutegereza, ikamutegura kugira ngo ibe ariyo bazakorana. Iravuga mu gihugu cyose mbuze umuntu twakorana ngo mugire umwami, ariko mbonye umwana uri mu ishyamba uragiye inama, uriya mwana niwe uzaba umwami. Uriya mwana niwe mbonye ufite umutima umeze nk'uko nshaka, ku buryo nakora imishinga yanjye mu buzima bwe ikagenda ikagera ku bantu banjye. Haleluya. Ubwo n'ubwenge bw'Imana bureba uko abantu batareba. Byari ari ibintu bitangaje kubona umwami waremye ijuru n'isi ahantu ahitamo kuvukira ari mu muvure w'inka. Yesu ashimwe. Imana iravuga ngo ahantu mbonye igitanda cyiza cy'umunezero wanjye ni mu muvure w'inka, ni mu kiraro cy'inka, mu muvure. Haleluya. Ubwenge bw'Imana buratandukanye cyane n'ubwenge bwawe. Niba ushaka kwiga kumenya Imana, Imana ubwayo ni teacher muri Holy Spirit, mu buryo bw'umwuka wera, yiteguye kukwigisha. Kandi imibare y'Imana yo kuvukira mu kiraro hari uburiri ni imibare iri hejuru y'ubwenge bwawe. Niyo mpamvu Imana ishaka kumena ubwenge bwawe kugira ngo isigarane umutima wawe umenetse, hanyuma ishyire mu buzima bwayo. Ndakwifuriza kuba umwigishwa, ndakwifuriza kugira inyota n'inzara byo kumenya Imana. Imana ikumera umugisha. Imana ifite icyifuzo cyo kukubyutsa mu bugingo bwawe. Imana ifite icyifuzo cyo kugukuza mu buryo bw'umwuka. Imana ifite icyifuzo cyo kuguha amakuru azatuma ukora iby'ubutwari kandi azatuma ukomera. Mwene data, reka iki cyumweru dukomeze turyoherwe no kumva icyo Imana ishaka kutubwira ku bigendanye no kuyimenya. Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza. Kristo Yesu akomeze kuganza no kuba mu byawe, mu izina rikomeye rya Yesu umwami wacu. Amen.